Muraho neza, ndabasuhuje aho muherereye ku mpande z'isi, amahoro y'Imana abane namwe, amahoro y'Imana abe mu mitima yanyu. Ndabasuhuje, ndanezerewe cyane kongera kugaruka, tukaba turi kurebana amaso ku maso, nibyo gushimira Imana ko yandinze namwe ikabarinda. Nizere ko mumeze neza, utameze neza kubera ubuzima urimo uranyuramo butakoroheye, Imana izikorohereze, niba urwaye gukize, ikibazo icyo ari cyo cyose ufite, Imana ikugirire neza. Abari mu gitondo, igitondo cyiza, abari nijoro, ijoro ryiza, abari saa sita, saa sita nziza, aho uherereye hose, ikaze namwe kuri Vuga Time TV. Niba ari ubwa mbere uhageze, kora subscribe, niba kandi nawe wakoze subscribe, tubana umunsi ku munsi, ni iby'umugisha kongera kubana nawe nanone. Kuri uyu munsi rero mfite ijambo rivuga ngo mu bibaho byose duhore dushima. Ni ukuri niba Imana yarabanye nawe muri uyu mwaka ikakurinda, tukaba tugeze ku mpera z'umwaka, Imana yabanye natwe kuva mu kwa mbere dutangira umwaka, none dore tugeze mu kwa cumi n'abiri, shima Imana. Hari ibyo bitaragenze neza, ariko ibyagenze neza shima Imana, kuko mu buzima tubayemo ntabwo wabura ibyo ushima. Hari ibyatubayeho byatugerageje, hari ibyatubayeho bitagenze neza, ariko ndagira ngo nkubwire ngo shima Imana, wibuke aho ibitaragenze neza naho yarabigutambukije, n'ibyagenze neza nabyo ushime. Reka dusome iri jambo ubundi ndusheho kuvuga byinshi nabonye muri uyu mwaka Imana yabanye nanjye, nawe wibuke kugira neza ko Imana yakugiriye mu buzima bwawe. Muri uyu mwaka usoze ufite amashimwe, kandi usoze ufite gushima Imana no gusenga Imana, izabane nawe no mu mwaka tugiye kuzatangira 2026. Turasoma ijambo rito cyane, turasanga mu Batesalonike ba mbere, igice ni icya 5, umurongo wa 18, haranditse ngo mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Waba wemera Imana, waba utayemera, ni ukuri mu buzima ubayeho nushima, n'amashimwe aziyongera, umunezero uzaba mu mutima wawe, uzumva uguwe neza mu mutima. Ariko nuhura n'amaganya, ibibazo bizaba biri kukwegera, uzaba uri kwegereza kutanezererwa. Rero hunga ibikujyana mu maganya, egera ibikujyana mu munezero wo gushima, wo kunezerwa, uvuga ngo icyo nagezeho ni ukubera Imana, icyo nagezeho ni intsinzi, ushima Imana. Ibitaragenze neza urebe icyo byakwigishije, ntubitindeho kugira ngo bitaza kugutwara umwanya w'ibyo ari gukora nabyo bikagira irindi terambere bikugezaho. Ni ukuri mu bibaho byose duhore dushima. Njyewe ndashima Imana yabanye nanjye muri uyu mwaka, irandinda, nararwaye irankiza. Ndashima Imana muri uyu mwaka kuko yabanye n'umuryango wanjye, yabanye n'umutware wanjye, n'abana banjye, n'abavandimwe banjye, n'inshuti zanjye. Ni ukuri ni byinshi mu muhanda, amagisida araba, ibintu biraba bitandukanye, ariko Imana ikaturinda. Ndagira ngo nkubwire ngo utekereze, ndashima Imana ko uko bwije n'uko bukeye nararyamaga nkabyuka ngasanga Imana iracyandinze. Hari agakorazi kajya kamfasha kavuga ngo uracyari ya Mana ivuga bikaba, uracyari ya Mana itegeka bigakomera, sinzi uko ubigenza, sinzi ukuntu bikora, Mana ufite ukuntu bigenza bikemera, biremera muri Yesu, biremera, biremera muri Yesu, biremera. Ndagira ngo nkubwire ngo muri Yesu biremera. Imana hari uko ijya ibigenza bikemera. Ibaze umuntu yasinziriye yaryamye, ntabwo aba ari kuvuga ngo ari hehe, ariko kubera uburinzi bw'Imana buba bumuriho, arabona akabyuka, akabona aragiye birakunze, arareba birakunze, akabona atamutse birakunze. Hari abantu baba bari guhumekera muri sode, n'umwuka uhumeka ujye ubishyikira, ujye wumva ari ishimwe rikomeye, bishimira Imana. Hari abantu batabasha kurya, bafite ibiryo barya barobanuye, niba ubasha kurya byose ushimira Imana. Reka kuvuga ngo Imana ngo ntabwo ibintu abonye, ibyo wabonye bishimira Imana, apfa kuba wabireba bikemera ukabona ufite ubuzima. Kuko hari n'abandi baba babifite ariko batabona uko babireba, barwaye. Shima Imana, ngo shima Imana mutima wanjye we, shima Imana wakubatuye, shima Imana
we rudahemuka, ntari kure, ntagira ingiro namba ntari mfite, n'amasezerano y'ibizaba, ntari kure y'Imana, ariko ubu nigijwe hafi n'amasezerano ye, ubu sinkigenda niganyira, ndi umwana w'ihoraho, uri umwana w'Imana ihoraho, wumve ko urashinganye. Hari byinshi ubona ubuzima bwawe biba bibwasamiye, ubona ari uburwayi, ari ibigeragezo, ari ibintu biza umunsi ku munsi udasobanukiwe, ariko ujye wumva ko uri mu mbaraga z'Imana ishobora byose. Imana ntuzumve ko hari ibyo ishoboye undi itabishoboye, n'ibyo wenda itarakora irimo irabishakira inzira kugira ngo izakuremere amashimwe afatika. Ujye ushima Imana. Ni ukuri ndumva nezerewe kubabwira iri jambo ngo dusoze umwaka dushima. Wisoza umwaka uri mu maganya, wisoza umwaka wumva ufite ibibazo byinshi. Ibibazo mu buzima bwacu ntabwo byabura, ariko tera umugongo ibibazo biri gushaka kukujyana, kukubuza amahoro mu mutima, kukubuza umunezero, kukubuza kwishima, ahubwo ushima Imana ngo Mana warandinze, ndi muzima, ndahumeka umwuka, ushima Imana ngo Mana ubanye nanjye, n'ibindi uzabigeraho. Ijambo rito nifite kubabwira ngo mujye mushima Imana, nanjye nezerewe Imana yuko Imana yabanye nanjye kandi ikampa uburyo aho nzajya nza nkababwira ibintu mu buryo n'ubundi binejeje umutima, yandinze namwe ikabarinda, kandi nezerewe Imana yuko idukunda. Waba ufite abantu ubona bagiye kure yawe, ubona abantu batakwiyereka uko bikwiriye, wita umwanya ujya kwisobanurira umuntu, wita umwanya ujya kwibwira umuntu, ahubwo urushaho kwegera Imana yakuremye, ikuzi kuruta uko umuntu uwo ari we wese yakumenya, uyishimire, uyisenge, uyaragize ubuzima bwawe, n'ibindi byose ubona bitarakoreka izabikora, kuko Imana yabanye natwe muri uwo mwaka ikaturinda, ni ukuri dufite n'ibindi byiza byinshi izadukorera. Shima Imana, shima Imana, ushime Imana, unezererwe Imana, kandi ubwo mu mpera z'umwaka hari ibintu byinshi bitandukanye, ibigeragezo, amagisida, ibintu bishya biri kwaduka umwaka uri kurangira. Imana izaguhagarareho, Imana ibane nawe, utangire n'umwaka wa 2026 Imana ikiguhagazeho, nawe uzawurangize uri mu mashimwe, kuko iri jambo ry'Imana rivuga ngo mu bibaho byose duhore dushima, nibyo Kristo Yesu adushakaho. Nushima Imana izabona ko na bya bindi wanyuzemo bikakugora, ugashima ati Imana ushimwe kuba intambukijemo, izaza ikugirire neza. Imana izongera itugirire neza, izongera ikore n'ibindi, iyo Mana izongera ikore n'ibindi. Ndabakunda, yakoze kubana nanjye, tuzongera tubane muri video itaha. Ciao.